Hari inkuru imwe negeze kubona ahantu yanditse mu kinyamakuru itangaje kandi bituma nkoraho ubushakashatsi kuri yo burambuye. Ni inkuru yari ifite umutwe ugira uti ni ukubera iki urubuto rwitwa Sursop rutajya rutangazwa ndetse ngo ruvivuge ko rushobora kuvura kanseri ndetse no kurusha imiti ivura kanseri izwi nka chemotherapy. Byatumye rero ngira amatsiko yo kumenya byinshi kuri no rubuto rwitwa Sursop. Ni urubuto rutangaje. Muri kino kiganiro rero tugiye kurebera hamwe uburyo runo rubuto ruvura kanseri ndetse no kurubikora cyangwa se uburyo rubigenza kugira ngo rukuvure kanseri no kurusha iriya miti yitwa chemotherapy cyangwa se radiotherapy ivura kanseri. Ni urubuto rutangaje ndetse rufite n'akamaro gatandukanye ku buzima bwa muntu. Rushobora no kuvura uburwayi butandukanye kandi bwinshi burimo nk'indwara zifata mu nzira z'igogora, ama-infection atandukanye, uburwayi buterwa n'amaparazite, ubuterwa n'amafungi cyangwa se imiyege, ndetse n'urubuto ruvura indwara nyinshi harimo na kanseri. By'umwihariko rero muri kino kiganiro turakubwira kuri byinshi kuri runo rubuto n'uburyo ruvura kanseri ndetse n'uburyo ubushakashatsi bugikorwa burambuye ngo barebe ubuhanga ndetse n'uburyo rubigenza kugira ngo ruvure iyi kanseri. Muri make turguha amakuru yose ahagije kuri runo rubuto, nurubona rwose ntiruzagucike uzarurye. Ni urubuto rwiza cyane. Sursop ni urubuto ubundi rukomoka muri Amerika y'Amajyepfo ndetse akenshi ni urubuto mu mazina scientifique yarwo ruzwi nka Annona muricata ndetse nanone ruzwi ku mazina arimo nka Graviola, Guanabana ndetse nanone na Custard apple. Nanone ni urubuto ruzwi nka Coromasol mu Gifaransa. Ni urubuto nk'uko twavuze rukomoka muri Amerika y'Amajyepfo ariko burya no muri Afurika boneka ku bwinshi ndetse nanone rukomoka muri Aziya y'Amajyepfo ndetse no mu majyaruguru ya Aziya. Sursop ni urubuto rero rwagiye rukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye ndetse burya ni urubuto ushobora kugereranya n'igifenesi mu Rwanda, ariko sibyo, ntabwo ari igifenesi cyangwa se Queue de Bœuf, ahubwo ni urubuto rwitwa Sursop rwihariwe ubwarwo, ntabwo ari igifenesi cyangwa se Queue de Bœuf, ahubwo ni urubuto ubwarwo rwitwa Sursop. Nagerageje kurushakira ikinyarwanda ariko narakibuze, nasanze nta kinyarwanda rugira, ndetse nubasha kurubona nyine uzacyandike muri komenti nubasha kubona ikinyarwanda mu kinyarwanda uburyo rwitwa cyangwa se ubashije kurubona. Mbere yuko tuvuga rero ku rubuto rwa Sursop uburyo ruvura kanseri n'izindi ndwara zitandukanye, reka turebere hamwe ibirugira cyangwa se intungamubiri n'ibinyabutabire birugira yagatangaza mu kuvura indwara zitandukanye. Urubuto rwa Sursop turusangamo intungamubiri ndetse n'ibinyabutabire bitandukanye, harimo ibyitwa alkaloids, ibyitwa flavonoids, ibyitwa tannins, ibyitwa acetogenine, ndetse hari burya n'ibivura kanseri bizwi nka acetogenine cyangwa se IgEs. Bikaba ari ibinyabutabire bitandukanye bigera urubuto agatangaza kandi akaba ari nabyo bituma nanone ruvura kanseri. Ndetse ibinyabutabire nanone harimo n'ibikorwamo imiti ivura kanseri. Muri rusange runo rubuto rwagiye rukorwaho ubushakashatsi bwinshi kandi butandukanye turubuze kukubwira. Hari izindi ntungamubiri rero burya z'ingenzi nanone dusanga muri runo rubuto rwitwa Sursop. Harimo nka vitamine C, nayo murabizi ko ari ingenzi cyane mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Burya muri runo rubuto nanone dusangamo vitamine zo mu bwoko bwa B, zikaba ari nyinshi cyane nazo, kandi burya nazo zifasha mu gutuma uturemangingo twacu tubona imbaraga ndetse no gutuma tugira ubuzima bwiza muri rusange. Muri runo rubuto nanone dusangamo intungamubiri zitandukanye zirimo nka calcium, magnesium ndetse na phosphore, tugasangamo n'ibyitwa fibre. Reka turebere hamwe rero uburyo butandukanye bugera kuri butanu runo rubuto rushobora kuvura kanseri ndetse n'uburyo bwakoroshya gukira kwa kanseri kwawe mu gihe urukoresha. Hari uburyo butandukanye rero bugera kuri butanu nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi runo rubuto rwa Sursop rushobora gukoresha kugira ngo rukuvure kanseri. Uburyo bwa mbere ni ubwitwa apoptosis cyangwa se gutuma ibyitwa apoptosis bibaho mu mubiri. Apoptosis rero ni terime isobanura
urupfu rwa serire cyangwa se cell death ni uburyo umubiri wacu ushobora kwica uturemangingo twawo ariko turwaye. Muri make kurya urubuto rwa surusopu bituma umubiri ubasha kuvangura neza uturemangingo turwaye twa kanseri, hanyuma rero ukatwica. Burya uturemangingo twinshi twa kanseri cyangwa se twabyaye kanseri tuba turi mu mubiri kandi arimo dukurira, ari nabwo usanga nyine tuva mu bitimeri bibyara kanseri. Hari inyigo zitandukanye zagiye zigaragaza ko byibuze burya surusopu ituma mu turemangingo turwaye kanseri umubiri ubasha kutuvangura neza kandi ukabasha kutwica cyangwa se kutwangiza binyuze muri process yitwa apoptosis cyangwa se programmed cell death. Wanabishaka kuri internet, apoptosis wasanga ari uburyo umubiri ukoresha mu kwica uturemangingo turwaye cyangwa se twa kanseri. Muri make surusopu kuyirya bishobora kuvura no kwica uturemangingo twa kanseri zitandukanye, cyane cyane nka kanseri ifata amabere, kanseri ya prostate, kanseri ya pancreas ndetse na kanseri yo mu bihaha. Muri make rero surusopu izatuma uturemangingo tubyara kanseri umubiri ubasha kutwica ubwawo mu buryo buzwi nka apoptosis cyangwa se programmed cell death. Uburyo bwa kabiri surusopu runo rubuto rukoresha mu kugabanya ndetse no kuvura kanseri mu mubiri wacu no gukora inhibition ya cancer cell growth. Hano ni ukubuza uturemangingo twa kanseri cyangwa se twarwaye kanseri kuba twakororoka. Murabizi ko kanseri cyangwa se uturemangingo twa kanseri tugenda tuvuka ku muvuduko munini cyane tukabasha gukwira mu mubiri hose. Ndetse kanseri burya igira n'ibyitwa metastasis, aho yimukira mu tundi turemangingo tw'umubiri usanga cyangwa se mu bindi bice by'umubiri. Surusopu cyangwa se kurya runo rubuto rwa surusopu bituma rero twa turemangingo tw'umubiri dufite kanseri tutabasha kororoka ku muvuduko uri hejuru. Muri make bigabanya iyororoka y'uturemangingo dufite kanseri, ndetse nanone bikanatuma twa turemangingo tutabasha no kwimukira mu bindi bice by'umubiri kugira ngo kanseri ibe yakora metastasis. Hari ikinyabutabire cyitwa estrogenin nk'uko twabivuze kiboneka muri surusopu gituma uturemangingo tw'umubiri tudakora ibyitwa ATP. Murabizi ko twiga uburyo serire ibona isukari yo gukoresha cyangwa se glucose, buryo serire ibona ibiyitunga ikoresha ibyitwa ATP production. Muri make rero surusopu binyuze muri estrogenin dusanga muri surusopu bituma uturemangingo turwaye kanseri tutabasha kubona imbaraga cyangwa se energy yo gukoresha kugira ngo tubashe gukora cellular division cyangwa se iyororoka ry'uturemangingo. Ibyo rero bigatuma tutororoka ku muvuduko uri hejuru kubera ko twa turemangingo tutari kubona ibidutunga. Ibyo rero bikagabanya ko ya serire zifite kanseri zabasha no kwimukira mu bindi bice cyangwa se zikororoka zikaba nyinshi. Uburyo bwa gatatu surusopu cyangwa se n'urubuto rukoresha mu kuvura kanseri ni uburyo bwo guhitamo uturemangingo turwaye kanseri cyangwa se uburyo bwitwa selective toxicity towards cancer cells. Hari rero ni uburyo surusopu cyangwa se ifite ubushobozi bwo kugutagetinga serire zifite cyangwa se uturemangingo dufite kanseri, hanyuma rero ikatuvangura n'uturemangingo tuzima. Ibyo bikaba bitandukanye rero n'imikorere y'imiti yitwa chemotherapy. Burya iriya miti ikoreshwa mu kuvura kanseri yitwa chemotherapy yo ntabwo igira ubushobozi bwo kuvangura neza uturemangingo turwaye n'utuzima, ahubwo yo twose iratwica. Ariko surusopu yo itagetinga uturemangingo turwaye twitwa malignant cells cyangwa uturemangingo twarangije gufatwa na kanseri gusa, akaba ari two kiriya kinyabutabire cyitwa estrogenin cyangiza gusa kitangije serire nzima. Muri make ni uburyo bwo kwivura ariko urengera uvura ibirwaye ukarengera ibikiri bizima cyangwa se ukarokora ibikiri bizima. Ni uburyo bwitwa selective toxicity toward cancer cells. Uburyo bwa kane rero burya surusopu cyangwa se n'urubuto rwa surusopu rushobora gukoresha mu kuvura kanseri ni uburyo bwitwa mu kugabanya inflammation ndetse no kugabanya ibyitwa oxidative stress mu mubiri wacu. Burya hari chronic inflammation ushobora kugereranya na inflammation iri chronic mu mubiri, nayo burya ishobora gutuma turwara kanseri. Hari ibinyabutabire rero bitandukanye dusanga muri surusopu bigabanya kuba hari ibinyabutabire byatembera mu mubiri bishobora kudutera uburwayi bizwi nka free radicals. Muri make rero
surusopu irinda ko warwara kanseri ndetse ikarinda ibyitwa cancer progression. Uburyo bwa gatanu rero surusopu ishobora gukoresha mu kukurinda no kukuvura kanseri ni uburyo bwo kuboroka ibyitwa angiogenesis. Angiogenesis ni terime ikoreshwa mu gusobanura formation ya blood vessels nshyashya muri tumors cyangwa se mu bibyimba bya kanseri. Hano rero uburyo surusopu cyangwa se n'urubuto rwa surusopu rukoresha ni ugutuma hadavuka cyangwa se hataremwa imitsi itwara amaraso cyangwa se igaburira ikibyimba ku buryo itaba nyinshi, ku buryo cya kibyimba gishobora gukomeza kubona amaraso menshi cyangwa se intungamubiri nyinshi binyuze mu maraso. Muri make surusopu ituma cya kibyimba kitabona amaraso ahagije kigeramo. Muri make ni nko kukiniga kugira ngo kitabona ibigitunga, ahubwo ubwacyo kikazabasha kuma cyangwa se kigapfa ubwacyo kibuze ibigitunga. Muri make rero surusopu nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi n'ingingo zitandukanye iboroka biriya byitwa angiogenesis ku buryo nta blood vessels cyangwa se vessel nshya zivuka ngo zihajyane umwuka mwiza ndetse na oxygene muri bya bibyimba bya kanseri. Hari ubushakashatsi rero bugera kuri 3 bwakozwe buza gukorerwa kuri surusopu, cyane cyane bukorerwa ku nyamaswa, aho bwagiye bugaragaza ko surusopu ifite ubushobozi buhambaye mu kuvura kanseri. Ndetse burya ngo n'ibigo bitandukanye bikora imiti ya kanseri byanze kuvuga kuri iyi nkuru kubera ko akenshi surusopu yo ivura neza kanseri no kurusha iriya miti ya chemotherapy. Hari ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2011 buza gutangazwa mu kinyamakuru cyitwa Journal Cancer Letters. Bwagiye bugaragaza ko surusopu ishobora kuvura kanseri ya pancreas ndetse no kwica uturemangingo ko muri pancreas dushobora kuba dufite kanseri. Ndetse nanone hari n'ubundi bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2016 buza gutangazwa muri Biomedicine and Pharmacotherapy, bwagiye bugaragaza ko surusopu ishobora kwangiza uturemangingo dufite kanseri cyane cyane dufata muri kanseri y'amabere. Ndetse nanone ngo ishobora kugira mu gukora mu byitwa induced apoptosis, ibi twabivuzeho, aho umubiri bwawo wicira uturemangingo turwaye kanseri. Hari ubundi bushakashatsi nanone bwakorewe ku bantu bagera ku 10,000 buza gutangazwa mu kinyamakuru cyitwa The Journal of Medicinal Chemistry. Bwagiye bugaragaza ko acetogenin dusanga muri surusopu bifite ubushobozi bwo kwica kanseri kukuba 10,000 mu kurusha imiti yitwa chemotherapy ikoreshwa mu kuvura kanseri ubu ngubu. Muri make kira kinyabutare cyitwa acetogenin dusanga muri surusopu gifite ubushobozi buhambaye mu kuvura uburwayi bwa kanseri. Ariko surusopu iracyakorerwaho ubushakashatsi burambuye ku kiremwa muntu ko harebwe niba ishobora kuvura abantu bakomoka mu bice bitandukanye by'isi. Cyane cyane buno bushakashatsi bwagiye bukorerwa mu bihugu bituwemo n'abazungu, cyane cyane mu bihugu bya Amerika ndetse no mu Burayi bw'amajyaruguru, kubera ko ntabwo bwari bwakorerwa hirya no hino ku isi ngo harebwe neza uburyo surusopu ishobora kuvura abantu bose ndetse n'amoko yose. Burya n'uko abantu bose turi bamwe, ariko burya hari imitandukanire bitewe n'aho twagiye duturuka cyangwa se n'imiterere y'uturemangingo sano twacu biturutse ku bakurambere bacu. Buryo ushobora gusanga hari imiti imwe n'imwe ishobora kugira effectiveness cyane ku bantu bamwe, abandi ntigireho effect cyane. Muri rusange surusopu rero ni nziza, iracyakorerwa ubushakashatsi burambuye ndetse ngo bigaragaza ubushobozi bwayo mu kuvura kanseri. Ariko hatirengagijwe ko surusopu ishobora kuvura ubundi burwayi butandukanye ndetse ikazamura n'ubudahangarwa bw'umubiri. Ni urubuto rwiza cyane, urubonye wazajya ururya uzaba wivuye indwara nyinshi zitandukanye. Ariko burya ngo ntabyera ngo de surusopu kuyirya cyangwa se kuyikoresha ari nyinshi, ahanini hari utubazo duto ishobora kuguteza. Inyiko zagiye zigaragaza ko ishobora gutera ibyitwa neurotoxicity. Aho ni inyiko zagiye zigaragaza ko surusopu ishobora kwangiza uturemangingo twumva cyangwa se imyakura yumva nerve. Ibyo bikaba bishobora kongera ibyago byo kurwara indwara izwi nka Parkinson disease. Muri make surusopu ntabwo bizasaba kuyirya ari nyinshi cyane cyangwa se kurya urubuto rwayo rwose uri umwe. Nanone burya surusopu ku bantu basanzwe bagira umuvuduko muke w'amaraso, burya nabishobora kubatera ibibazo byo kuba bagira umuvuduko w'amaraso ukagabanuka cyane, bakagira ibibazo bya hypertension. Muri make
no ku muntu asanzwe ufite umuvuduko w'amaraso uri hejuru, Surusop yamuvuraho umuvuduko w'amaraso uri hejuru ukajya mu kigero cyiza, kuko izwiho mu kugabanya umuvuduko w'amaraso mu buryo bufatika. Muri make intunganira imiti ishobora gukora nk'imiti igabanya umuvuduko w'amaraso ukabije cyangwa se imiti ya hypertension. Nanone Surusop ishobora gutuma hari imiti igutera ibibazo cyangwa se igakora cyane. Aha twavuze burya nk'imiti ya hypertension, kuyifata unarya Surusop bishobora gutuma wa muvuduko wawe ushita cyane ukamanuka cyane ku buryo wakwisanga wagize hypotension. Nanone burya Surusop ishobora kuvura diabete, niyo mpamvu burya ku muntu usanzwe ufite imiti ya insuline burya adakwiye gufata Surusop, kubera ko burya mu gihe wafashe Surusop ukayirya ugafata na ya miti ushobora kugira ibibazo bya hypoglycemia. Muri rusange rero Surusop ni nziza. Hari inyigo zitandukanye zigikorerwa kuri Surusop tuzagenda tubagezaho aho ubushakashatsi bugenda bugera cyane cyane mu kuvura kanseri. Ndetse hari ibigo bitandukanye byagiye bikorora ibyitwa Human Clinical Trials kuri Surusop. Muri make urubuto rwitwa Surusop ni urubuto rwiza cyane. Nubwo bwose bigoye kurubona, ariko ni urubuto rwakuvura indwara nyinshi ndetse rwakugirira n'akamaro gatandukanye. Uramutse umenye Ikinyarwanda cya nyacyo cyarwo ucyandika muri comment, ndetse n'abandi barumenye bamenye izina ryarwo mu Kinyarwanda. Ushobora no gusanga ruboneka hirya no hino. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe, ndetse nanone ufite icyerezo cyangwa se inyunganizi wifuza gutanga kuri kino kiganiro wabyandika muri comment.